Dutangiranye na Davina ari kuza yirukanka cyane. Uko yirukankaga yari afite na Bibiliya mu ntoki. Akomeza agenda yirukanka avuga ati Mana mfashe mpagire vuba. Ushobora kwibaza ngo yaraje gukora iki? Yaje agana hano ku gipangu cy'iwabo. Urugi rwari rufunguye rwo kuri porutayi, arangije ararufunga. Ariko nubwo yari ari gufunga nta ngufuri yari afite. Witegereze ureba akantu ku kandi. Afata ya Bibiliya yari afite mu kiganza, agenda yomeka ku rugi, agerekaho n'amagambo agira ati icyitwa ikibi cyose kinjiye muri runo rugo rwacu nikize gusohoka, nikize kubona aho kinyura, kugeza igihe iwacu bari buze kuzira. Nyagasani wumve niba ari igiki kinjiyemo. Ndabizi ubwise ugira amatsiko cyane, ariko ukomeze ibirebe uyisoze, biri buze kukuryohera kurushaho. Nkomeza kwibutsa nawe ugeze ahangaha bwa mbere ukaba wumva umeze neza, amahoro y'Imana ari kumwe nawe, wakanda kuri iyo buto subscribe. Ariko nawe niba utameze neza humura, biraza kugenda neza. Ubwo muri ako kanya maze gufunga ahangaha ku gipangu, akomeza agenda yomekaho Bibiliya hose, ahantu hose hari intuze ibintu by'ibyuma, ziriya nzugi z'ibyuma za metalike, akagenda yomekaho Bibiliya, akavugiraho amagambo agira ati icyitwa ikibi cyose kinjiye muri runo rugo, abajura binjiye muri runo rugo ntibaze gusohoka kugeza igihe ababyeyi banjye bari buzire. Nyagasani. Bisobanuye ngo Davina niwe wari wasigaye ku rugo, nta wundi muntu bari kumwe, niwe wenyine wari usigaye ku rugo. Nyina hari aho yari yagiye. Tuvuye kuri ruhande tugaruka ahangaha, hari abari gusohoka mu nzu yo kwa Davina. Davina amaze kubumva basohoka, nawe yahise aza ahangaha arihisha kugira ngo bataza no kumurabukwa. Nyagasani witegereze urebe niba bazanwe n'iki. Gusa mu gusohoka ni abagabo babiri basohotse bateruye umwana. Noneho uko bagendaga barebuzwa hirya no hino, bigaragara ko ibintu bari gukora atari ibintu by'i Rwanda, atari ibintu byoroshye. Baje birukanka, umwe avuga ati umva irukanka ukingure vuba vuba dute dusohoka, hataza kugira urabukwa. Gusa waza gukingura we byaramukomeranye, yakoze ku rugi, amashanyarazi atangira gukubita. Nyagasani. Bisobanuye ngo ingufuri Davina yari ari gufungisha ntabwo ari ingufuri buri wese nyine afungisha nk'iyi tuzi dufungisha ku mazu yacu. Umugabo uranga yari ikanze agiramo ubwoba. Mugenzi we arangije avuga ati ariko mwana waretse iyo mikino mwana, va mu bintu by'imikino, genda ukingure tugende. Ndi kubona ugenda ugakoraho warangiza ugahita ugaruka witatsa. Uri kwitatsa mu biki? Ndetse mugenzi we aramubwira ati umva singe kukubeshya rwose, hari ahantu ntabwo hakinguka. Atuzi ibyo muye nabyo, ceceka iturize ntabyo uzi. Mbaye nkikoraho numva ibintu bitangiye kwinjira mu ntoki zanjye, amaboko yose n'umubiri wose numva ntangiye gufatwa n'amashanyarazi. Uyaraje aravuga ati sha ibyo bintu uri kuvuga ni ibiki? Ati mwana gabanya ibintu by'imikino, uri kubona naje anganje gukina ngewe. Genda hariya kuri porutayi ukingure dusohoke tugende, ugabanye ibyo bintu by'imikino ahangaha. Nta muntu yaje mu mikino ahangaha, icyo nshaka njye ni ugusohoka tukagenda. Mugenzi we aravuga ati ibyo uri kwivugira sha ntabyo uziturize. Atumva akirafata umwana rero ngende nikingure niba byakunaniye njye kuyikingurira. Hakundi nkaho ubundi nakujyanaga siko wagira ngo nabuze uwo tuzana. Fata umwana agira vuba vuba se nyine ngende mbyikorera. Sasa wigize intyoza ahangaha abari buzi imbere ngo aje kuhakingura, hari icyo arusha mugenzi we. Yaraje afata ahangaha kuri porutayi, akimara gufataho nawe amashanyarazi yatangiye kumukubita. Witegereze ureba akantu ku kandi, yatangiye gukubitwa, atangira gutitira, ari nako ataka cyane. Nyagasani yaragiye nikubita hasi we. Noneho bigaragara ko ibyo yari ari gupinga ibyo mugenzi we yamubwiraga nibyo. Uyarangije aravuga ati ndushije iki se? Ndakubonye rwose, wowe ufite ubushobozi buruta ubw'abandi twese, urabikemuye. Atumva rero ushaka ukuntu wankuraha. Sasa uyu nguyu ugiye no gukingura nyuma ni nawe wahaye ikiraka uyu wambaye ibitukura. Uyarangije aravuga ati umva mwana uhangaha turahava humura, niba uru rugi rwanze reka dusimbuka hariya ku gipangu. Ariko se reka dusimbuka hariya ku gipangu, ureba ni na hagufi, ntabwo bigoranye cyane. Jyewe ngiye kugenda simbuke njye inyuma, hanyuma rero uhita umpereza umwana. Uyarangije arabyemera atoke we genda nyine ubanza usimbuke, ntari umwana adahita amuguhereza umufatira inyuma, ibyo ntacyo bitwaye.
n'ibisambo bibiri witegereze, ariko byiba abana witegereze. Umugabo yaje ahangaha agiye gusimbuka, kumbi igipangu cyose wagira ngo hariho amashanyarazi. Gusa ibyo Davina yakoze twabibonye. Umugabo yafashe ahangaha ku rukigi cy'intuze cya ferabeto cyari kiri hafi aho ngaho nanone ku rukuta, arangije itagaruka inyuma yikubita hasi. Batangiye kubona ko ibintu bari gukinisha bitoroshye, kumbi Davina nyiri kubikora ari hafi aho ngaho. Yaraje arabarunguruka abona ukuntu ari ibigabo bikura ariko nanone by'ibigoryi mu mitwe. Arangije aravuga ati reka nze ndaje noneho mbiyereke. Ubu ngira ngo noneho nabiyereka nkabereka ko mpari kandi nkanababwiza ukuri ko nta hantu na hamwe bari buze gucikira. Ubwo yahise ava mu bwihisho. Sasa umwe mukuru akimara kureba anga yahise abona akana arikanga. Yahise yikanga, hari buryo ki akimara kumureba we yahise ahinduka muri we, yumva abaye nk'ubuze imbaraga. Ahita avuga ati wakana we urinde, ubundi uri cyande kuki uri ahangaha. Mugenzi we nawe yitegereza, bose bagizemo ibintu by'ubwoba. Uyananje avuga ati mwana shaka ukuntu tuvanga. Sasa iki cyo cyambaye iby'umutuku cyagize n'ubwoba gitangira kubwira mugenzi wacyo tumva ndakwinjiza rwose, shaka ukuntu wadukura ahangaha. Davina arangije aravuga ati none sinigeze mbafata, reka ushaka kugenda nagenda akingura hariya agende, cyane ko nta ngufuri nashyizeho, urugi rurakinguye, nta kibazo mwakwigendera. Kombi byara ari kubabwira babigerageje na kare hose, bakoresheje tekinike zose zishoboka, ariko by'ubusa n'ubundi. Ati mugende mukingure mugende nta kibazo, umuryango urakinguye, mufite ikihe kibazo? Sasa kana kari ahangaha buryo kikabibabwiragamo ntawe bitaniye no gushinyagura. Uyu mugabo yahise aza arangije aravuga ati umva fata umwana wawe kwanza, mwana shaka ukuntu nkurangana we wanzanye, uri kumva ayo mafaranga yawe wananyemereye nushaka uyihorera, ariko ushaka buryo ki wankura ahangaha, genda shaka kuva ahangaha. Uyatangira kumwigarama. Sasa ahangaha uwo bazanye we ntagashobose yatangiye kugenda amwikuraho abyikuraho avuga ati mwana ngewe ibisinki birimo kwanza, shaka ukuntu nkurangana igendere, nakabaye nagiye no mu bindi biraka. None uri kubona hari ayandi mahitamo ahari yo gusohoka ahangaha? Nta bundi buryo buhari, cyangwa se mu kimwe no mwana tumwihorere hanyuma tugende. Uyu aravuga ati mvumbuye impamvu sha, burya n'uriya mugozi w'amashanyarazi wabiteraga, niyo mpamvu. Ayayayayaya, reka dushake buryo ki twakuraho uriya mugozi. Ariko byose yavugaga nta nubwo ko ari n'ukuri. Uwo mugozi yatekerezaga ko ari uri kubitera, ntabwo ari wowe wabiteraga. Yahise yigira intyoza mugenzi we ahita agenda. Noneho ndebera amakosa yakoze, yazanye icyuma aza kugikuzaho umugozi. Ubundi mu busanzwe ibintu by'amashanyarazi gufatisha icyuma ikindi cyuma cy'amashanyarazi urukumva ni ibibazo. Akimara gukozaho nanone amashanyarazi yarongera aramukubita. Nyagasani witegereze urebe, atangira gutitira. Yaragarutse nanone yikubita hasi nawe. Akana kari aho ngaho kameze nk'akari kwirebera filime kuri Netflix, wagira ngo kari kwirebera filime. Uyarangije avuga ati kuse ibi ni kiri kujya mbere ahangaha, ikintu cyane cyashyizeho iki, ubuse kiri gutekereza ko tutari buze kuhavara. Ni amagambo yavugaga yiyongorera ati ngomba gushaka uburyo ki bwose bushoboka. Davina arangije aravuga ati umva nawe ugenda ugerageze, nabonye ari wowe usa nkaho ufite ubwenge kumurusha, wagenda ukagerageza nta kibazo. Akana karanga karanabashuka ati nawe nabonye ari wowe ufite ubwenge kumurusha, genda ugerageze nta kibazo, wenda wowe ushobora kubikora bigahita bikunda. Ati kandi ikindi ngewe nanagufasha uwo mwana, wamuma nkabamuteruye nta kibazo sibyo, hanyuma rero wamara gukingura ukaza umwana nkamuguha nta ribi. Uri kumva aricyo byabitwaye? Kumbe byose nama yari kari kumukoresha. Uyarangije ati koko se wamfasha umwana? Davina ati cyane rwose. Ati okay numumfasha rero nkagenda nkakingura, ndakubwiza ukuri ko ndibuze kukugurira ibisuguti, witegereze urebe. Davina aravuga ati oya nta kibazo niyo utabigura, ntari bingiwe nkunda abana. Ati okay, ati nawe uri umwana mwiza rwose, akira ngwe uno mwana mugenzi wawe umuteruye, kandi igitangaje kurushaho n'ubundi uno mwana ni musaza wa Davina. Nyagasani witegereze urebe, n'ubundi ni umuvandimwe wa Davina, ariko ibi bigabo nyine byari byamugize nk'aho ari uwabyo. Witegereze urebe. Ubwo Davina yemeye kumuterura,
uyu mugabo nawe aramumuhereza, arangije aramubwira ati ubu mumfashije nta kibazo, ntabwo biri buze gutinda n'amasegonda make cyane, hanyuma nkahita ngaruka nkagusigira ibisuguti uri buze kurya. Ubwo umugabo nyirantyoza yahise agenda ajya imbere nawe sasa ndebere aho yabereye nawe ikiwerewere, yafashe icyuma ashaka kugikoza nanone ku mugozi uriho amashanyarazi, kandi ibyo ni ibintu bikontagitingana vuba vuba byihuse. Arangije aravuga ati dore n'uriya mugozi nakubwiraga, waje ahangaha ukajya wititirisha ibintu by'iki, singuriye umugozi nakubwiraga ngo ukozaho, uriya mugozi niwo wari bufate ukazamura ukawukuraho, kuko ufashe igipangu cyose hose hagiye harimo amafera beto, rero biroroshye. Ubwo bidatinze nawe akojejeho, ntaho bitandukaniye n'ibya mugenzi we, bose ni kimwe, hari mugenzi we hari we, bose ni kimwe, batangiye gutitira, nawe ahita akirekurarira hasi, ari nako nawe yikubita hasi byihuse. Witegereze ureba akantu ku kandi, yagizemo ubwoba, abona ko amazi atakiri yayandi, yatangiye kubona ko ibyo mugenzi we yavugaga nawe ari ibyo. Ubwo David arangije aravuga ati mwabisambo mwe n'ubundi mwari mutwibiye umwana, uyu mwana ntago ari uwanyu, uyu ni musaza wanjye, nta muntu n'umwe rero wagombaga kumusohokana hano, mureke mbanze ngende muryamishe, nimara kumuryamisha ndaza kuba nabaha uburenganzira bwo gusohoka, musohoke mugende. Sasa kwanga kumva baje biruka nka baravuga ati reka 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 ntago byakunda, umwana we tugomba kumujyana ku bubi no ku bwiza. Ubwo baraje bahita bafata kakana bakambura Davina, baravuga tumva hafi ariko wishaka kujyana uno mwana ntago ari uwanyu. Davina aravuga ati hagize umuntu ntabara, ati nibareka kutujyanira umwana. Ariko ibyo byose byari iby'ubusa, bitewe na buryo ki Davina yari muto, ntago yari guhangana n'abagabo nk'aba ngaba ngo bimworohere. Ubwo bidatinze yaramurekuye umwana, ariko n'ubundi ni hahandi aracyaba afite. Ubundi se bari buze kumucikira he ko igipangu cyose gifunze, nta mahitamo bafite. Ubwo baravuze tumva reka tugende mwana, tugendere icyarimwe, wumva ubwenge, ati reka dukorereho icyarimwe. Babigerageje nabyo n'ubundi byabaye iby'ubusa, amashanyarazi yarongera abakubita. Bari batekereje ati wasanga impamvu amashanyarazi yadukubitaga ari uko hagendaga umwe umwe, wumva ubwenge bwabo, ati rero nitwakoreraho rimwe biri buze koroha, hanyuma rero duhite dukingura dusohoke. Ariko basanze naho bitoroshye ahubwo bikomeye kurushaho. Ubwo umwe wari uteruye umwana wambaye ibitukura yaje kwicara hano ku ruhande. Davina arahamusanga aravuga ati ubundi mwampereje uwo mwana nk'abarekura mukagenda. Uyarangije aravuga tumva ntabwo byakunda wakana we, ntabwo byakunda, turaza kuguha amafaranga tuguhe buri kimwe. Davina aravuga ati ngiye kubara inshuro 3, nimuza kuba mutaramumpereza uwo mwana ndababwiza ukuri ko muri buze kwicuza impamvu mwaje ahangaha. Uyu aravuga tumva wibara reka tubyumvikaneho n'uriya mugenzi wanjye turebe buryo ki twabikemuramo. Sasa Davina wari kubara uko uyu nguyu yari kuvuga ngo wibara, Davina ageze kuri 2, arangije aravuga ngo 3. Uyu arangije aravuga tumva ndakwingiza mbabarira please winkubita, numvise urushyi rwawe rurimo imisonga narwo rurimo amashanyarazi nyagasani. Wumve ngo urushyi Davina kubita rumeze nk'ururimo amashanyarazi narwo. Davina arangije aravuga ati rero ukora ibyo nkubwiye, niba ushaka ko twumvikana ibintu bikarangira nkabarekura mukagenda, mpereza uwo mwana birangire. Ugereranyije aravuga ati ariko twatumwe umwana tugomba kugenda tumujyanye, bisobanuye ngo aba bagabo nabo ntago ari bo bakeneye umwana, ahubwo hari uwamubatumye. Uwo ninde sasa? Bakiraho mama wa Davina yaratahuse. Sasa mu gutahuka asanga hari abashyitsi atatumiye, we akoze ku gipangu. Witegereze urebe, akoze ku gipangu we ntacyo yabaye, yarakinguye, na Davina yakozeho ntiyagira icyaba. Ubwo bisobanuye ngo niba uri kwibuka neza amagambo Davina yavugaga kare, yavuze ngo ikibi kinjiye ahangaha mana ntikize kwasohoka, ababyeyi banjye bataje ngo bakibone, n'ibisambo byose byabigerageje ntibiza gusohoka. Bisobanuye ngo buri wese wari kugerageza kwinjira ahangaha nta mutima mubi w'ubujura afite, nta mutima mubi wo guhemuka afite, wese yashoboraga kuba yakora kuri iki gipangu akigendera nta kibazo. Ariko waza ufite umutima mubi nk'uw'ibi bisambo byaje kwiba umwana, ubwo nawe urabyumva. Davina arangije aravuga ati reba abo bagabo baje ahangaha. Iki gitangira kuvuga ati nyine mabuja
twari tuje ahangaha kugenzura mu bintu byo mu ngo, tureba amasuku uko byifashe. Iki cyagerageje gucika, cyaravuze ati ubwo se ubwo nyina akozeho ntagire icyaba, ubwo nanjye ntacyo naba. Kibigerageje n'ubundi ndebera byabaye kwa kundi. Ndetse ahangaha kigerageje gukomeza kugenda, noneho akaboko kanze no kuvaho. Mama Davi nareba ibintu kiri kwigira, aravuga ati nk'iki ni igiki koko, nk'iki bukiri mu biki? Cyahise kikubita hasi, witegereze urebe. Ndetse agize ubwoba ahita yirukanka ava aho ngaho, abona ko kamubayeho. Uriya mugabo wibuka yahawe ikiraka n'uyu nguyu, ndetse uyu nawe yahawe ikiraka n'undi muntu. Yaraje apfukama imbere arangije aravuga ati mabuja tubabarirwe. Mbababarira iki se? Muri gushaka mbababarira iki? Mwakoze iki? We nta nubwo aranamenya impamvu bari ahangaha, nta nubwo aranamenya icyo bakoze. Ati nyine twaje ahangaha, nyine turakwingiza tubabara. Batangira kudidimanga, ariko ubundi umuntu ubeshya uhita umwibwira. Umuntu ugiye kuvuga ibintu byo kubeshya by'ibinyoma, akimara kuvuga bitewe na speed ari kubivuganamo, ukuntu ari kuriyakitinga mu maso y'ukuntu ari kwitwara adidimanga, uhita ubimenya. Uyarangira avuga ati nyine ibintu twari tuje kureba ahangaha twasanze byose bimeze neza, nta kibazo, biri perfect, mutureke tugende. Ati biki se? Ati nyine tuvugishije ukuri. Hari uwaje yirukanka avuga ati ndakubwiza ukuri mabuja. Ati mumbwize ukuri menye icyo mushaka. Ati hari umuntu wadutumye, adutuma umwana wawe ngo tuze tumwibe tumujyane, wumve neza. Ati uwo mwana rero niwe wari watuzanye ahangaha, twari tugiye kumufata tukamujyana tukamushyira mabuja, hanyuma rero akaduha amafaranga, niko kazi dukora. Uyananje avuga ati reka abantu nkamwe subwo nabarekura mukagenda, ndahamagara polisi, cyangwa se mu kimwe muhamagare uwo muntu ubatuma aze ahangamba ari we mfungisha, aho kugira ngo twice gitera twice ikibimutera, sibyo? Ubwo bidatinze bahise bahaguruka baramuhamagara, ababwira ko ari hafi aho ngaho yahita hagera byihuse. Bamubwiye ko umwana bamaze kumubona, bari buze nyine bakamumuhereza, hanyuma rero akabaha amafaranga bikarangira. Ubwo bamaze kumuhamagara babaye bategereje ahangaha iminota mike cyane kugira ngo aze. Baba bamutegereje akanya gato, yarababwiye ko ari hafi cyane, gato cyane. Bari bamubwiye ko nta n'umuntu uri mu rugo wundi usibye bo bonyine. Ati nta kibazo, nazi ibintu byose bimeze neza. Yarababwiye ati muwe mutegereje rero mpamagaye na polisi baze kuhagerera rimwe. Aze kuhagera polisi nazo zahageze, bakiraho hari uwo bumvise ari gukingura urugi, bahita bitsimba ku ruhande, bakora agatego. Umwe wambara ibitukura bamwicaza ku ruhande imbere neza aho nyirabuja ari buze agahita amubona. Nyirabuja akimara kwinjira aramubaza ati ko wicaye aho ngaho byagenze gute? Mugenzi wawe ari hehe? Arayije aramubwira ati arimo hariya mu nzu nyine niho yicaye, rega nta muntu hari ushaka wakwinjira, ngwino mu nzu nta kibazo rwose, ibintu byose bimeze neza, nta muntu uhari, nta mwana, nta kinyine usibye wa mwana wadutumye wenyine. Ntago muri kumbeshya ko mbona ukuntu uri gukanura shaho, ubwo ibintu ni amahoro? Uyarangije areba imbere aravuga ati nusi wamuhamagaye akaza tukagenda, muhamagara ze tugende niba nta kindi kibazo cyabayeho. Ubwo akimara kuvuga ubwo bugambo, nyina w'umwana nawe yari hafi aho ngaho ahita agafata vuba vuba, ahita amukura ati injira uri mu biki, uri kwivugishwa ubugambo bw'ibiki, wowe wohereje abajura none ngo birangire gutyo? Ubwo bahise bamufata, polisi nazo ziri mu nzira ariko zihagera bagombaga guhita bamufata bakamujyana kumufunga. Ciao ciao, duhure mu kandi